Yes, kambifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi dudasiba kubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigezweho ku makuru agizwe n'umundi dore ko tuzenguruka mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu. Twagize mu karere ka Rwamagana aho bita Ruhunda mu murenge wa Gishari, aho biri kuvuga yuko umusore yamaze kuba yarogwa igitsina cy'umugore mu kiganza bitewe n'uburyo cyari yarateye inda umukobwa agashaka kumwihakana ndetse akanga no kuba yabana nawe mu rugo. Bikavuga yuko rero nyirabuko cyangwa se mama w'uwo mukobwa ese amugirayo ajya kumurogesha hafi ni Bugande nyine n'ubundi, aho byavugwaga yuko umusore bamuroze yari yaratorotse. Abaturage bajya batuganizaho tubwira byinshi bigiye bitandukanye kuri uyu musore, amutega amatwi mwumve. Bamupfumbatije igitsina mu kiganza, tubyumva yuko nyine bamuroze, bakaba baramuroze igitsina mu kiganza ngo umukobwa nyine yateye inda, ngombwa yuko nyine yanga kumushaka, ngombwa yuko amugirayo, ariko ko igitsina cyo yaragifite. Ni icyo umukobwa cyari kirambitsemo neza cyari cyo rwose ifoto nuko umutaje kikiri kibisi ngo munagifotore murebe, wagishyira hari abana bakagifatira amasomo. Benshi barayizi ko bimaze igihe kinini, bazi ko afite igitsina mu kiganza, bamuroga kumushyira igitsina cy'abakobwa nyine bakimushyira mu ntoki. Uwo muntu yagenda apfutseho agatambaro, ariko simperuka kumubona. Oye mubashijeho ntago abigira, ntago abashaka ko muganira kuri icyo kiganiro. Ibi bintu twabyumvishe nk'ibikabye nk'abanyamakuru, tugerageza gusura uwo musore hakorera akazi kwiye ko kogosha, tuganiza byinshi cyane bigiye bitandukanye, dore ko yajya dusobanura ibijyanye no kuba baramuroze ibi bintu mu kiganza, ndetse yanatubwira byinshi bigiye bitandukanye ku irorwa ryiwe. Umukobwa turangije turakundana, turangije muteye inda iwabo si babyishimira, mbona barimo kunshakisha mpita norotse njya gukorera muri Nyagatare aho bita Ryabega. Mageze mamara nk'ibyumweru bibiri mbafashwe n'ukuboko, ibintu biranyobera, ukuboko kuragenda kwideforomamo ibintu by'abakobwa. Ubwo ngubwo ngewe ndangije kwideforomamo mbega nk'igitsina cy'umukobwa, ibintu biranyobera. Nibwo nagiye ahantu ku muvuzi, arambwira ati dore ishusho y'ibintu bakuroze igitsina mu kiganza. Nivurije ahantu bita muri Ngoma, nyuma yaho kwa muganga mbone ko bananiwe, babonye ko ukuboko baguciye havukamo ibindi. Umuntu wamvuye uvura ikinyarwanda yarambwiye ati wakuroze dore ni nyokobukwe, ati dore yakugiriye ahantu hafi Uganda, koko baramutereye umukobwa inda, aramvura, amvuye ukuboko kurakira. Kagiye gusaba imbabazi, umumama si yaziduha, azitwimye niko gufata imyanzuro yo kujya kwivuza aho muri Ngoma. Wabyumva ashobora kuvuga turi kubeshya? Ntago mbeshya, ni inkuru zabaye kimomo, ziramenyekana ahantu hose. Avuga ko yateye inda bakamuroga, aza no kudusobanura yuko kugeza ubu ngubu babana nta kibazo bafitanye, kandi aza no gusobanura neza ko amukunda cyane n'umugabo we amukunda, kandi babana ubu ngubu akaboko kiwe kabaye paralize k'iburyo. Ngewe bakimara kumenya ko banenda nyine nawe musobanuriye, mama ntiyabyumva neza nyine akabyanuka nyine, nawe urabizi y'ababyeyi, ariko ibyakurikiyeho nyine ntabwo sinabimenye. Nimba ari wabikoze gusa abantu niko bavuga, twabanye atabishaka pe, aranyanga pe, akajya nanumaho akambwira ati sinzagaruke mu rugo. Nyine impamvu yabinzizaga nuko bavuze ngo nshatse umugabo, ngo kandi baravuga ngo ntiramuroze neza, nta kibazo pe. Ngewe naramukundaga nawe arankunda, nuko nabonaga nyine yarwaye ukuboko, biba ngombwa ko tunabana nyine. Garuka no kugira ngo bakivanemo hasigare inkovu yacyo, nuko ari yemeye kumutwara. N'ubundi yagitejwe kwa ko yahakanaga kumutwara.